tugiye kureba ibintu 20 biranga abanyafrika. Urareba utubwire, wandike muri komenti ibyo usanze wowe ari byo. Ikintu cya mbere kiranga abanyafrika ni ukwihagarika inyuma y'inzu. Ikintu cya kabiri ni uko ari ihame yuko umugore aryama ku nzu cyangwa umugore aryama ku rukuta. Gatatu ni uko umunyafrika udukoryo twacu ugomba kubika imikubuzo inyuma y'urugi. Ibyo ni ihame. Kane, iyo ukize muri Afurika bavuga ko ufite icyumba cy'ibanga nta kitagira undi muntu wese ukinjiramo. Gatanu, iyo ushaje benshi bavuga kuri umurozi. Abantu benshi bashaje muri Afurika tubafata nk'abarozi. Gatandatu, iyo ugiye gukaraba bakubaza aho ugiye kujya, hatese ko ukarabye ugiye kujya. Karindwi, muri Afurika dukunze kugira ibikoresho tubika mu kabati ku buryo aba ari iby'abashyitsi gusa. Umunani, ni ukubara inyama mbere y'uko muzigabura cyangwa muzigaburira abantu kugira ngo bose barye inyama zigize ute zingana. Icyenda, nta rupfu rubaho rusanzwe muri Afurika. Iyo umuntu wese apfuye haba hanari umuntu w'umwanzi we wamwishe to. Umunani, icumi mu bintu biranga abanyafrika, kubara amafaranga umaze kubikuza kuri ATM card, kava ku cyuma ariko amafaranga ukayabara. 11, iyo ushingiwe umukobwa mwiza cyangwa urongoye umukobwa mwiza uburongoye indaya. Muri Afurika niko bimeze. 12, gukuramo inkweto tugeze mu sayo ariko tukazinjirana mu nzu. 13, hari ibice by'inkoko. Iyo mwabazi inkoko, hari ibice by'inkoko biba bigenewe umugabo, nta wundi muntu wabikoraho. 14, ni ukugura imyenda mishyashya iyo hari kirori cyegereje nka bonane, noheri, pasika, akaba ari gugura imyenda mishyashya. 15, iyo turi mu nama mu birori, umunyafrika wacu twebwe iyo baduhaye mikoro umuntu abanza guhuhamo cyangwa se guhondaho n'intoki kugira yumve ko mikoro iri kuvuga nubwo uyimuhaye yaba nari kuyivugiraho. 16, ni ugukubura hose. Iyo tugiye gukubura urugo dukubura hose nubwo haba hari ahatanduye tukahakubura. 17, kureba iburyo n'ibumoso iyo tugiye kwambuka umuhanda. 18, ni ukubika amacupa y'amazi cyangwa se amacupa twamaze kunyweramo yaba ji cyangwa amazi. Ntawamenya, ushobora kugakoresha mu bihe bizaza. 19, ni ukubika intebe yihariye. Muri buri rugo haba harimo intebe yihariye umuntu w'umugabo cyangwa umugabo wo muri urwo rugo agomba kwicaramo. Ntabwo byoroshye. 20, iyo wicaranye n'umuzungu wumva ufite ishema. Iyo wicaye hamwe n'umuzungu yaba mu modoka cyangwa ahandi hantu wumva ufite ishema rikomeye. Nawe watubwira 21, ukatubwira icyo twibagiwe. Warakoze cyane Ashire Mpagazehe kuba waraduteguriye ibi bintu 20. Kora subscribe kuri channel Umwarimu Patrick uzajya uhumvira ibintu byinshi. Ciao ciao.